yaba yitwa Plaisir cyangwa Plaisir, uriya wo kuri Zaburi nshya. Nimvuga Plaisir cyangwa nkavuga Plaisir ntabwo nzi izina rye mu by'ukuri, ariko ngewe nzi ko ari Plaisir n'igifaransa. Ubwo rero kimwe muri ibyo ngibyo, uriya muhungu byari byose ashobora kuba yarakuriye mu torero rya kirokore cyangwa se ryacu abarokore, ariko mu ihangane gatoya ngiye kumuvugaho. Sinzi ukuntu biri bugende, reka kanze turebe bye nawe tugire uko tumugira inama yikebure cyangwa se yikosore niba atabishaka, kandi ubwo nyine ibyo biramureba. Ngiye kuvuga ikintu kimwe, murabizi ngewe nkunda kuvuga ariko tukagerageza kubisanisha n'ibivugwa mu ijambo ry'Imana. Mwa bakozi b'Imana mwe, mureke mbabwire iki kintu. Umuntu ngiye kuvugaho ni umuntu witwa Plaisir na Zaburi nshya ye. N'uriya mugabo wundi we simuvuze kubera ko izina rye sindarimenya cyane, ariko uriya mugabo ari gukorana na Plaisir na Zaburi nshya yabo aho ngaho, ndagira ngo mbivugeho akanya gatoya. Ariko mbere yuko mbivugaho, kora subscribe aho hasi kugira ngo Imana iduhane umugisha. Murakoze mwebwe mumaze gukora subscribe, ariko reka mbaze Plaisir, muntu w'Imana, aka kanya aho uvuye, aho Imana igukuye, uribagiwe ukuntu abantu bakuvuze nabi, uribagiwe ukuntu abantu baguciye intege, ukuntu bagupingaga, aka kanya urabyibagiwe? Uribagiwe ukuntu uribagiwe ukuntu wajyaga gukora ibiganiro, abantu bakaguha inkunga z'abantu nyine ukazibashira, ariko abandi bamwe bakavuga ngo urukwerekana iki, uko ari byo uko bisa n'umwirato. Uzi ko babikubwiraga nyine, bavuga ati biriya ni ubudayimoni, ni ubutekamutwe, ni amashitani. Iyo ugiye guha umuntu ntabwo ushiraho kamera, urabyibagiwe ko ejo bundi babikubwiye. Ndagira ngo mbikwibutse neza kuko kuva Zaburi gitangira, ngewe natangiye kubikurikira mbere ya corona ho gatoya. Zaburi nshya ifasha abahanzi, ngewe natangiye kubikurikirana ifasha abahanzi ikabashiraho indirimbo. Icyo gihe ndabyibuka Plaisir nibwo watangiraga gukora ibiganiro cyane cyane nk'ibyo wakoze mbere ya corona ho gatoya na nyuma ya corona ho gatoya, bakubwira ngo kuki ujya guha umuntu ukamutunga kamera. Urabyibuka ibyo bintu ko byakubayeho? None ni wowe ufata umwanya ugaha abanyamakuru, cyangwa se niba ari abanyamakuru, niba ari abavuga butumwa n'iki, bavuga nabi bagenzi babo, tuvuze ko wowe watangiye kuvangirwa, twaba tubeshe. Kubona nawe ibyawe muri make, sinzi wenda uko mufata umurimo w'Imana, kandi nyamara umurimo w'Imana uratangaje kandi kuri bamwe uragoye. Ntabwo nzi niba wibuka neza ejo bundi vuba ahangaha muri uyu mwaka turimo. Uyu mwaka turimo nta n'amezi 3 cyangwa 2 ashize, bavuga ko Plaisir watwaye amafaranga y'abantu. Kujya bakoreshaga ibiganiro batangaza iby'akabaro kabo, bavuga uko babayeho nabi, umuntu ngo yabahereza amadolari wowe ukayarya ntuyabagezeho. Urabyibuka ejo bundi vuba ahangaha? Uzi cyabihojeje? Ibyo bintu wigeze ubyisobanuraho na gato? Wigeze ugira icyo ubivugaho? Uribuka muri ejo bundi muri ryashakana rya bari abantu bashakanye bageraho bagatandukana, kandi simbavuza amazina kuko icyo nshaka kuvuga amazina ni wowe. Urabyibuka uko byakugendekeye? Plaisir, ushatse niba ufite ubwenge warekera aho ngaho, kubera ko nawe ubwawe ntabwo ushobora kumenya aho uri cyangwa aho uvuye. Imana yo yonyine niyo igomba kuhamenya. Wabasha kunyumva ukumva ibyo ndimo kukubwira? Ariko wa Mana we, sinzi ukuntu bizagenda kabisa. Niba ibintu tuzabikira, niba tuzakora umurimo w'Imana gutya bigakunda, simbizi. Ubu koko uribagiwe? None nawe koko uzi uko umurimo w'Imana bigenda? Uzi struggle abantu bahora nazo mu nzira mu murimo w'Imana? Urabizi kuva watangira Zaburi nshya, ntabwo bimwe abantu ntabwo babyishimiye, ibindi nibyo bishimiye ntabwo byarambaga. Urabizi neza, kandi naragukurikiye pe. Ntabwo nzi ariko naragukurikiye. Wibaze niba ibyo uri kuvuga
kuri baraba bishop, ni baraba apotre, ni baraba bishop kazi, bari abagore babiri numvise uvuga, umenye neza niba watekinze, wongere usenge, utekereze neza, usenge Imana igwishurire, umenye niba ari amafaranga koko ari ikuzimu. Ese ikuzimu bakurayo amafaranga bate? Ese wakubwira ko ikuzimu hari amafaranga, ubu wagenda ukayazana ukayerekana? Babikubwiye ko ariyo, wagenda ukayazana ukayerekana, cyangwa wahera kubyemera? Ariko ni kuki abarokore dutekereza ibintu bicuritse? Nawe koko bakumbuga nkoranyambaga ugende usenye umuntu kugira nawe uvuga ngo amafaranga bamuhaye yaturutse ikuzimu, wemerera umuntu abivuga, nawe ubivuge. Reka nkubwire rero amafaranga yaturutse ikuzimu ayariyo nariya abashumba banyu bari kwirirwa barwanira. Mwebwe muriho mura stressa abantu kuri channel zanyu, kuri ku YouTube yanyu, muga stressa abantu. Ariko reka nkubwire ikintu gikomeye utaruzi, nuko muri ADP harimo amafaranga yavuye ikuzimu menshi, ari nayo ari kubatera ibibazo, ahubwo niba utanabizi amaze kugeramo menshi cyane, ni nayo ari kubatera ibibazo. Za ADP Imana imbabarire, kandi ntabwo nashaka kuyivuga, kandi sindi ubona uko mbisiba. Yamba ndi umuhanga nkamwe nari kubisiba nkabikuraho. Ariko reka nkubwire ngo si muri ADP, si muri Anglican, si muri Restoration Church, si muri Catholic, ahantu hose. Ese ujya wibuka uriya muntu Yesu yakijije bagiye kumutera amabuye? Ese ujya wibuka mu gisekuru cya Yesu ko harimo na maraya? None se uravuga amafaranga agiye kuba ku rusengero, amafaranga bitanze kuzi ko ari menshi, amafaranga ni menshi mwana. Nta muntu w'umukire wapfa kuguha hariya amafaranga miliyoni 150, warangiza wowe ngo ni ikuzimu. Ikuzimu mwebwe ko ari umukozi w'Imana, amafaranga twirirwa dushira mu gaturisho kugira ngo wenda bayakoreshemo umurimo w'Imana, kuza hwajya konzi ko uburi tayari ko uza hwajya. Ni gute wafata umwanya wo kuvanga amafaranga ngo avuye ikuzimu? Ayo dutanga tuyashira mu gaturisho, ujye ubona arema intambara nziza, cyangwa se arwana intambara nziza zo kwizera, cyangwa atuma abantu baremana ibisebe n'ibikomere bidashira bayarwanira? Ngaho za dove zananiranye, ngaho insengero bazigurishije, ega nayo akaba makeya, kandi turatura u Rwanda rwose, ahantu hose hari itorero baratura. None nawe koko umuntu w'umugabo ufata umwanya unanirwe guhana no gutesha ibidafite umumaro, ubu wakubaza ibimenyetso by'ukuntu biriya bintu ari by'ikuzimu, wabyerekana? Uwo mugabo mukorana n'undi ushatse mwatekereza neza, mugashiramo umwanya, mugashiramo ubwenge, mukazamura ubwenge. Mwaba mutazamuye ubwenge, ibintu bikazabacanga. Ndakubwiye ngo ukimara kubona ubutumwa, ufata umwanya usenge, utekereze neza, umenye ngo amavuta basize Yesu, uzi ngo abantu bayavuzeho rumwe, bamwe baravuze ngo apfuye ubusa. Si bari batangiye kuvuga ko akoreshejwe mu buryo bubi? Ibyo nawe urimo rero. Ariya amafaranga mureke uriya mudamu, uriya mugore wahagurukiye kugira ngo azamure imyumvire y'abagore mu itorero rye. Njye nta nubwo nsengera mu itorero rye ngo ndi kumuvugira, ariko iyo mbonye ibikorwa bye ndabyishimira. Reka uriya muntu akore. Niba amafaranga bayamuhaye baba bayakuye mu Rusimbi, mu Kiryabarezi, baba bayakuye hehe? Erega ubu uratekereza amafaranga batura mu giturisho bayakuye mu Buraya, uzi uko angana? None wowe ngo nayo ikuzimu? Ikuzimu habayo imashini zikora amafaranga? Ikuzimu habayo ibitekerezo bibi byo gusenya itorero no kwica abandi. Ikuzimu ntabwo habayo ibitekerezo byo kubaka itorero. Ikuzimu habayo ibitekerezo byo gusenya itorero. Uramenye uyitonde muntu wanjye, ndagukunda kandi ndagukurikira. Ariko iyo utangiye kuzambya ibintu, kubera ko ntabona uko nguhamagara, niyo nguhamagaye ugikukwa, ntabwo ujya wemera ko nkuvugisha. Ubushize narakuvugishije urabyanga, ariko bibaye ngombwa ko mbinyuza aha ngaha, nubwo biri bubonwe n'abantu benshi, wihangane. Ariko
witonde igihe umaze kuri zaburi nshya ni kinini, wagakwiye kuba warize ibintu n'ibindi ukirinda ugakora umurimo w'Imana nk'uko wakoraga mbere. Ibyo bakubesheye n'ibyo bakuvuze ukuri ibyo byararangiye. Icyo tuzi cyo nuko tuzi ko umukozi w'Imana.